Niba ushaka gutakaza ibiro, inama ya mbere nakugira ni ukugabanya ibiryo urya nimugoroba ugiye kuryama. Hanyuma ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubashyiriraho timetable cyangwa se ingengabihe wakoresha, imirire wakoresha mu byumweru 2 ukaba utakaje ibiro 10, kandi hanyuma ugasigara usa neza atari kwa kunanuka ubona umuntu asa nkaho yakushutse. Kuri Star 204 TV yambi ni kwa Koko wahageze, aho usanga ibintu by'umumaro bigufitiye umumaro ku buzima ndetse no mu buzima bwose busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku kugabanya ibiro. Abakobwa, ba mama, ba papa, mwese abantu mwese mubyibushye mwegere hino turebe ukuntu ibi bintu twabikemura. Ubusanzwe rero mu mubyibuho niho huririra indwara zitandukanye, za ndwara zidakira nk'ama diabete, ama hypertension n'izindi ndwara zizahaza umuntu kandi ugasanga ntizikira. Rero burya aho kwivuza wakwirinda. Reka dufatanye uru rugendo, reka ngiye kubabwira ibintu 9 bishobora kugufasha kugira ngo ube watakaza ibiro vuba kandi mu buryo bwiza, atari kwa kunanuka ngo ubone ko umuntu yagize ikibazo, ahubwo kwa kunanuka byiza byiyubashye udakushutse. Ikintu kibanziriza ibindi nakwita icya 0 ni determination cyangwa se kwiyemeza. Mu by'ukuri buri gihe umwaka utangiye, sinzi niba ari nge bibaho gusa, hari ibintu mba naranditse ku rupapuro nzakora uwo mwaka wose. Ikintu cya mbere kiza ku mwanya wa mbere akenshi kiba ari ukugabanya ibiro. Hanyuma rero abandi mubuze kubimbwira muri comment niba hari abantu muteye gutyo, namwe mwandika muvuga umva ikintu cya mbere ni ugukora siporo, kugabanya ibiro. Akenshi mu byerekeranye n'ubuzima icyo kintu umuntu aragishyize ku mwanya wa mbere, ariko bikaza kurangira umuntu atabikoze bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko haba habuze determination cyangwa se kwiyemeza. Ikintu cya mbere rero kugira ngo ugabanye ibiro ni ukwiyemeza, ukabanza ukabishyira mu mutwe ukavuga uti ibi bintu ngiye kubikora. Ibyo bintu bizagufasha kugera ku ntego zawe. Si uko kugabanya ibiro gusa, ikintu cyose ugiye gukora jya ubanza wiyemeze. Iyo ubanje kwiyemeza biragufasha, bituma nyine ugera ku ntego zawe. Hanyuma rero icyo cyari icya 0. Ikintu cya mbere mu bijyanye no kugabanya ibiro, gabanya ingano y'ibiryo urya. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu yiha amahoro akavuga ngo rwose ngo ndya ngo ariko ngo nkanga nkabyibuha. Oya, ibi bintu tugiyemo ni ibintu biri serious. Ibwiza ukuri mu mutima wawe, wibaze ngo se ibi biryo ndya ni bike cyangwa ni byinshi, hanyuma ugabanye ingano yabyo. Niba waryaga isahane yuzuye, jya kuri 1/2 cyayo urebe ko ibiro bitazagabanuka. Kugabanya ingano y'ibiryo waryaga. Ikintu cya 2 ni ukugabanya alcohol. Ubwo ni ibintu bijyanye n'inzoga byose. Kugabanya ibinyamavuta, kuvuga ngo amavuta, ibintu by'amachizi cyangwa se za fromage, ibintu byose uzi bibamo amavuta menshi ni ukubigabanya. Ikindi ukagabanya isukari, cyane cyane izi zakorewe mu nganda, izi sukari twongera mu cyayi, mu gikoma, cyangwa se izo turya mu makeke. Hari ibintu byinshi turya biba birimo amasukari, amabiswi. Ibi bintu ubigabanye. Icyo ni icya 2. Hanyuma ikintu cya 3, gabanya ibiryo bya nijoro. Mu by'ukuri ibiryo bya nijoro ubundi turya kugira ngo tugire imbaraga tubashe gukora akazi kacu ka buri munsi. Niyo mpamvu abahanga, ubushakashatsi bwerekanye ko ibiryo uriye mu gitondo burya ntago bikubyibushya cyane, kubera ko urabirya ariko ubugiye no mu kazi, ubugiye gukora, ubugiye kubikoresha. Ni ukuvuga ngo karori winjije ugiye kuzikoresha, ariko ibyo kurya bya nijoro urabiriye, uragiye uraryamye. Ni ukuvuga ngo nta kintu umubiri uri bukoreshe nijoro, nta mbaraga uri bukoreshe, ni nka stock uba ukoze rero mu mubiri. Iyo stock rero ni izabyara bya binure, ugasanga haba ku nda, haba ku rukenyerero, bimwe twita ibinyenyanza byaraje. Buriya ni ibinure biba byagiye kwistokamo cyangwa se kwibikamo, kubera ko ntacyo gukora bifite. Biragenda rero bikajya muri stock
bikajya byiyomeka ku mubiri, ugasanga umuntu yarabyibushye kubera ibyo byo kurya bitagize icyo bikora. Hanyuma rero ikintu wenda ushaka kutaburara nimugoroba, ariko fata ibintu byoroheje, cyane cyane imboga. Ufata imboga, ushobora kurya imbuto, ushobora kunywa ka potaje nako gake, hanyuma ukiryama, kuko nijoro nta zindi mbaraga uba ugiye kurara ukoresha, bituma unasinzira neza. Ibyo bintu bizagufasha kugabanya ibiro. Ikintu cya kane, mu mirire yawe ibande kurya ku mboga, urya imboga n'imbuto. Ni ukuvuga ngo hari isahani yabugenewe, iyo sahane ifite ibipande bibiri. Kimwe cya kabiri cy'iyo sahane ndaza kuyibereka, ndayibereka murayibona. Ni ukuvuga ngo kimwe cya kabiri cy'iyo sahane ugomba gushyiraho imboga n'imbuto, ni ukuvuga ngo 50% y'iyo sahane. Hanyuma igice 25% ugashyiraho ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga ni iki? Harimo umuceri, harimo amakaroni, harimo ibijumba, harimo ibirayi, harimo ibitoki. Ni ukuvuga ngo uzafata kimwe muri ibyo wahisemo kurya, ubirye ku rugero rwa 25%. Hanyuma indi 25% isigaye kugira ngo isahani yacu yuzure, ushyireho ibirinda indwara cyangwa se ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri ni ukuvuga ni proteine, harimo inyama, amafi, indagara, harimo ibishyimbo. Ibyo bintu byose biri mu byubaka umubiri. Hanyuma rero isahani yawe ikaba irashyitse. Isahani yuzuye igomba kuba iriho ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ubwo iyo sahane akaba ariyo ufata, ariko ku rwego nyine wakoresheje rya banga ryo gufata ibintu bikeya. Icya gatanu, hari imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kuko nanone umubiri wawe ugomba gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi nibura iminota 30. Ushobora gukora urugendo rw'amaguru, ushobora kwirukanka, ushobora gusimbuka umugozi, ushobora koga, ushobora kunyonga igare, ushobora gukora n'izindi siporo zitandukanye. Nibura ku munsi umubiri wawe ukanyeganyega iminota 30, ibyo bizagufasha. Hanyuma rero ikintu cya gatandatu ugomba kwirinda ni fast food. Fast food ni nguko tujya mu maresitora cyangwa n'ahandi bazikora za fast food, biriya biryo byihuse bya vuba vuba by'amafiriti, ziriya nyama, biriya bintu turabikunda, ariko biriya bintu birabyibushya ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu rero niba watangiye discipline yo gutakaza ibiro, ibi bintu ubiretse ubyihorere. Ikintu cya karindwi ni ukwirinda ibyo kurya byatunganirijwe mu nganda byongewemo ibindi bintu, ni ukuvuga amachize n'izo za fromage nababwiye, amapiza, hamburger, ibintu bigiye byongeramo ibindi bintu. Biriya bintu birabyibushya ku rwego rwo hejuru. Niba rero utangira urugendo rwo kugabanya ibiro, ibi bintu byirinde. Ikintu cya 8 ni ukunywa amazi ahagije. Amazi ni ngombwa mu buzima. Amazi asukura umubiri, amazi aradufasha cyane. Niba watangiye urwo rugendo rwo kugira ngo utakaze ibiro, iga kunywa amazi. Nibura kugira ngo umenye ingano y'amazi ukeneye ku munsi, fata ibiro byawe, tuvuge niba ufite ibiro 80, ugabanye 30, uraza kubona litiro z'amazi ugomba kunywa ku munsi. Ubwo n'ufite 70 nuko azabigenza, n'ufite 90 azafata ibiro bye 90, agabanye 3, abone icyo abonye ni litiro z'amazi aba agomba kunywa. Ikindi cya 9 ni ukubigira umuco. Gira umuco ibi bintu, ugire discipline mu mirire yawe. Ibi bintu byose twavuze uhereye kuri kimwe cya 0 nababwiye, bigira umuco. Ni ukuvuga ngo ntubikore icyumweru kimwe ngo ikindi ubyihorere. Komeza bibe ibintu byawe bya buri munsi, bikubere ubuzima.
kuko nuramuka ubikoze icyumweru kimwe, tuvuge niba wagabanije ibiryo, mu kindi ukongera ugakubita nk'uko wari ubisanganywe, umva noneho bizaza ari byinshi, ibiro biziyongera, uvuga uti rwose regime umva ntayo ndayifata ariko sinanuke. Ntabwo ari uko uba utananutse, ahubwo uba wayifashe nabi. Yego, ubu ni uburyo bwiza wakoresha butakuvunnye kandi ukananuka, ariko muri kwa kunanuka kwawe ugasigara usa neza, atari kwa kundi umuntu ananuka ukabona yagize umwera, ukabona yaracupiye, ukabona wagira ngo yari amaze iminsi arwaye. Ahubwo uburyo nubukoresha uzananuka ariko ukomeze, mbese unanuka ube mwiza, ukomeze niba ari ufite itoto, ukomeze ugire imbaraga, ukomeze ube wowe ariko mwiza. Ibi bintu rwose bizagufasha cyane, nubwo ntirengagije ko hari ibindi bintu ushobora gukoresha ukananuka, harimo biriya bintu bitandukanye bagenda bababwira nk'indimu, ni byinshi cyane umuntu ashobora gukoresha akananuka, ariko ntabwo ari buri muntu wese. Bisaba nyine ngo ubanze umenye ngo umubiri wanjye uhagaze ute, ni izihe ndwara, ese nta gifu ndwara, bimeze bite. Ibyo byose ukabanza ukabimenya, hanyuma ukabona gukoresha izo regime. Ariko iyi regime mbahaye cyangwa se ubu buryo bwo kugabanya ibiro nubukoresha rwose pe, uzananuka. Iyi discipline nuyigira uzananuka kandi ukomeze use neza, ubuzima bukomeze nta kibazo. Nkuko nabibemereye rero ko ku mpera ngiye kubashyiriraho ya oreli ku bantu babishaka byihuta, bashaka kugabanya ibiro byihuse cyane. Ngiye kubashyiraho ya ngengabihe cyangwa se ya oreli kugira ngo mumenye ibirikiza, hanyuma mugabanye ibiro kandi musa neza nta kibazo mufite. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Kandi nawe dusanganwe, warakoze cyane kutubera inshuti nziza. Duhe comment tumenye ibindi bintu twabagezaho, ndetse tumenye nuko muba mwakiriye ikiganiro, nabyo biradufasha cyane, bituma turushaho kumenya ibintu tugiye kubashaka, mbese n'ukungurana ibitekerezo. Hanyuma nibigushimisha, niba wumva hari mugenzi wawe ukeneye ko amenya ibi bintu, ukoreshe izi video muzigeze ku bantu benshi, ubundi dukomeze twibere beza. Imana ibahe umugisha. Bye.